inama y'umunsi. Nubwo yari karitsiye y'abakire cyane, umuturanyi we yari umukene bamwe bita bakavukire, batuye mu mazamazi igihe cyane bigoye kwimura aho bavukiye. Uwo muturanyi we rimwe na rimwe yaryamaga adakinze amadirishya n'inzugi. Mu ijoro wamukira kumva urusaku rw'umuntu usinziriye arimo agona. Nubwo yari umukire afite byose ntacyo yifuza, gusinzira byari ikibazo. Ni nayo mpamvu yararaga yumva bagona. Umukire yahura n'umukene akamutekerereza ikibazo ahura nacyo nijoro cyo kubura ibitotsi. Icyo kintu umukene nawe ubwe ntiyashoboraga kucyumva, ntiyabashaga gusobanukirwa uburyo umukene asinzira. Umukire akarara yicaye kandi ntacyo abuze. Uwo mukene yakomeje kwibaza impamvu we iyo atabwiriwe aburara, yaba ataburaye akabwirirwa. Umukene ushobora kwambara umuguru umwe w'inkweto umwaka umwe ibiri gashira. Umukene ufite byinshi yifuza byakamubujije gusinzira, ari urara ugona nyamara umukire ufite byose utagira icyo yifuza akabura ibitotsi nijoro. Umugabo w'umukire atumaho umukene w'umuturanyi ngo amubaze ibanga akoresha ngo abone ibitotsi aho abandi babiburiye. Yamutumyeho baraganira, ati nta kidasanzwe, mba muri iriya nzu njyenyine. Iyo mbonye agafu nsonga akagari nijoro nkanywa igikoma nkiryamira, nta binini nywa, ibitotsi byanjye ni karemano. Umukire ati sinzi impamvu ntakwizera, ubanza iriya nzu yawe harimo ibanga hari rituma wowe usinzira. Umukene ati reka nkwereke, reka tugurane, uyu munsi urarara iwanjye nanjye ndari iwawe. Niba urara mu nzu yawe irimo byose ukananirwa gusinzira, ujye mu yanjye itarimo ikintu na kimwe urebe ko usinzira, hanyuma hombi nugerageza ukabona biranze uzajye kwivuza, ubwo uzaba ufite ikibazo. Umukene n'umukire gahunda barayuzuza. Ijoro rigeze koko baragurana. Umukire ajya iwabo w'umukene, umukene nawe ajya iwabo w'umukire. Bagombaga kugurana ijoro rimwe gusa. Umukire yashakaga kumenya impamvu ituma adasinzira kandi afite byose yakwifuza kugira muri ubu buzima, nyamara umuturanyi w'ukennye utagize icyo atunze agasinzira. Bamaze kunoza umugambi, umukire amaze gufungura ajya mu nzu y'umukene, umukene w'umuturanyi nawe aza mu nzu y'umukire. Inzu y'amagorofa, ibirahure hirya no hino, amazahabu n'amadiyama buri hamwe, igitanda gifite amapine, akabati kuzuye imiringa, imodoka z'amabara yose muri parikingi, amakofre for impande n'impande. Umukene ageze muri iyo nzu yagize ngo niryo juru ajya yumva bavuga. Umukire nawe ku rundi ruhande ageze mu nzu y'umukene yasanzemo udusafuriya tubiri, udukombe dutatu n'agateremunsi, akaradiyo ku musego, igikapu kirimo ibyangombwa n'ubwisungane mu kwivuza, utugori duhinze hanze mu gikari n'utundi tuntu nk'utwo duciriritse. Mu gitondo bukeye umukire n'umukene baraye baguranye amacumbi. Bombi bagombaga guhura ngo baganire uko ijoro ryabo ryagenze, maze umukire amenye ikibazo afite aho kiri. Akazuba kamaze kurasa, umukire n'umukene barahura. Umukene abaza mugenzi we yaraye atije icumbi uko ijoro ryagenze. Umukire ati umva ko bavuga ngo iki, naba mbeshye, nasinziriye ndongera ndasinzira koko bikomeye. Yataza kuba ziriya mikoro zaba ari abagabo batubyutsaga ngo tujye mu muganda, ntekereza ko n'ubu mba ngisinziriye. Umukire nawe ati hanyuma se wowe ijoro ryawe ryagenze rite? Wa mukene waraye mu nzu y'umukire ati wahura n'iki ko nge naraye nkanuye bugacya, sinigeze ngoheka byibuze n'iminota 2. Umukire ati wabujijwe n'iki? Umukene nawe ati naraye nshikagurika, buri gakomye kose nkikanga ngira ngo numujuruje kugira ibyo yiba. Nari mfite ubwoba ko batwara biriya by'agaciro byose biri mu nzu yawe, nararanye umutima uhagaze. Umukire ati none se twakongera tukagurana nanone ukongera ukarara iwanjye nanjye nkarara iwawe? Umugabo ati muvandi, nakwishimira nanjye kurara kuri kiriya gitanda cya materinepa nkicara muri iriya mifariso, amaso ari kurekara ntibyangwa nabi,
abakozi banseriva icyo nshaka impande n'impande, ariko kurarana umutima uhagaze kandi urugo rwuzuye abazamu, mfite ubwoba ko abajura baza kunsahura ibyo ntunze, namesa kamwe nkigumira muri kiriya kibahima cyanjye, nkinywera mu karu ngasinzira. Umukire koko yatekereje asanga nawe niko arara, iyo aryamye muri iyo nzu ye yuzuye byose, ararashikagurika yikanga buri kanya, afite ubwoba bwo kubura ibyo yavunikiye. Inama y'umunsi. Burya hari icyo Imana ikwima kuko ibona gishobora kukubuza amahoro, ikagiha ushobora kubana nacyo. Tuvuga amafaranga kenshi, dukora amasaha y'ikirenga dushaka amafaranga. Inshuro nyinshi twibwira ko amafaranga ariyo buri kimwe muri iyi si. Burya yagura uburiri ariko ntiyagura ibitotsi. Amafaranga yagura umukobwa cyangwa umusore mwiza, ariko ntiyagura urukundo. Iki ni nacyo usanga gishuka abantu benshi, kuko bigoye cyane gutandukanya ugukundira uwo uri we nyabyo n'ugukundira icyo uri cyo. Kabone nubwo yaba ari wowe mukire wa mbere ku isi, ariko burya ntiwagura igihe watakaje ngo wongere ukigarure. Akazi gashobora kugutwara umwanya munini ariko ntukakarutisha umuryango, kuko burya ku iherezo akazi dukora kazashyira karangire, duhabwe pansiyo nk'abandi, dusimburwe n'abato bazaba bagezweho icyo gihe. Amafaranga ntiyagura ukuri, ni nayo mpamvu akenshi hatsinda ufite ibimenyetso. Amafaranga yagukorera ubukwe bwiza ariko ntiyaguha umuryango. Amafaranga ntabwo yagura urubyaro. Amafaranga yagura imyambaro. Amafaranga yatuma usa neza mu bandi bagabo. Amafaranga yagutambutsa henshi ariko ntiyagura uburere. Niba ufite aho uba, ukaba ufite icyo urya, abana bawe bakaba babasha kubona minerivari, ukaba ufite ubuzima bwiza, ukaba uri mu gihugu gifite umutekano, tukiri ku isi ijuru rirenze iryo ni irihe? Nitwa Claudette Nsengimana, ndabashimiye mwese mukomeza gukurikira ibikorwa byanjye buri munsi. Ndashimira abandi bafata umwanya bakabisangiza batabashije kubigeraho. Imana igibaha umugisha kandi mukomeze mubishyigikire binagere kure. Mukande subscribe kugira ngo buri munsi mujye mubasha kubona inama y'umunsi nshyashya. Hari benshi bifuza kumbona, hari abibwira ko ndi umumama nashatse, hari abanyumva batarambona, ariko mushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Nitwa Claudette Nsengimana kuri Facebook ndetse no kuri Instagram, nkoresha amazina yanjye. Imana ikomeze ibarinde.